Dushimye Imana yo yabashe kuturinda tukaba tukiriho tugihumeka umwuka bariho, ikaba yaduhaye isabato nziza y'umunezero n'ibyishimo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Muri aka kanya rero tugiye gutangira gahunda yacu y'ikibwiriza cya saa tanu. Reka rero dutangire iyi gahunda by'ukuri twese twicishe bugufi turirimba indirimbo y'126 duhagaze. Sashimwe. Amen. Isomo turaribona hano muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, haravuga ngo aransubiza ati bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Reka dupfukamye duhe Imana icyubahiro dusenge. Data wa twese, Mana yacu, turi imbere yawe tugushimira neza n'urukundo rwawe ruturindisha n'ukuntu tugire neza muri uyu munsi wera kugira ngo tubashe kuba imbere yawe kandi tubashe kungukira byinshi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turagusaba kugira ngo urusheho kubana natwe kandi mu gihe dukomeje amateka aranga itorero ryawe yagiye riranga mu bihe byashize, ndetse tukazagira no mu gihe turimo nacyo tukakivugaho dukurikije ijambo ryawe, turagusaba kugira ngo ufungure imitima ya benshi bigire ku mateka, maze mwami cyane cyane aho bagiye bakosa babashe kwihana no guhindukira,
bagende mu nzira igororotse turakwinginze. Ngaho rero dufashe no muri uyu mwanya tuyoboze umwuka wera kandi gahunda zose zishorerwe nawe, ikibi cyose gihezwe ku bwa Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Kugira ngo rero tudatinze akanya tugezemo ni akanya k'ingenzi ko kugira ngo tubashe kumva indirimbo yatoranijwe. Reka rero turarike Mahamoni kugira ngo aririmbe indirimbo.
Sashimwe. Amen. Tumaze kumva indirimbo kugira ngo indirimbo ya Mama Harmony, indirimbo igaragaza umwuka wera ko ari we uzadushoboza muri iki gihe giheruka, igihe tugomba kuvuga ubutumwa dufite imbaraga z'ijwi rirenga rya marayika wa gatatu, aho mu by'ukuri abantu hafi ya bose ya mateka turimo, amateka yaranze itorero ry'Imana mu gihe cyo guhera kuri Abeli ukageza mu gihe turimo, amatorero hafi ya yose yamaze kuyoba inzira. Iyo bavuze ngo hafi ya yose si yose, ariko amatorero hafi ya yose yamaze kuyoba inzira. Bityo rero hakeneye abantu bamera nka Yohana Umubatiza, bakarangurura ijwi, abantu bakareka indonke za gifarisayo, abantu bakareka ibyubahiro bidakwiye, ahubwo bakamenya ko icyubahiro ari icy'Imana, maze ijambo ry'Imana akaba ari ryo ritegeka kuruta uko umuntu ari we wavuga ngo ndategetse cyangwa handitswe ngo ni iy'Imana, ariko handitswe ngo y'umuntu igaturuka mu byahumetswe n'Imana, iyo handitswe ngo siyo. Niyo mpamvu rero abantu bakwiriye kubwirwa bagahindukira bakihana. Ndagira ngo nkumenyeshe ko aya mateka nuyakurikirana neza, utakurikira igice cyangwa agace kayo, jya ukurikirana icyigisho, ugikurikirane ugisoze, ukigeze ku musozo, ko nibyo bizarushaho kugufasha. Ariko iyo ukurikiranye gato ushaka ijambo rimwe, ntabwo bibasha kugufasha. Hari igihe iby'ingenzi biba biri mu gihe cyo gusoza, dutangira gake mu buryo bworoheje, ariko mu gihe tujya gusoza haba harimo ibintu by'ingenzi byabasha kugufasha no gukomeza. Aba rero nkurarikira wowe uteze amatwi kugira ngo ubashe kujya ukurikirana ibyigisho uko byakabaye byose. Uyu munsi rero tugiye dukomeza n'amateka. Ubushize twavuze ku minsi 1260 ihwanye n'imyaka 1260 y'ubutegetsi bw'ubupapa bwamaze ku ngoma, nk'uko bihanurwa muri Daniyeli 7:25, ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Byashuwe 12 avuga iminsi 1260, akavugamo na bya bihe n'igihe n'igice cy'igihe. Mu byashuwe 13 ku nyamaswa yavuye mu nyanja, ikavuga ko yagomba kurama amezi 42. Ibyo byose wabikuba, amezi 42 gukuba 30 ni 1260, byose bikangana n'imyaka ubutegetsi bw'ubupapa bwamaze, imyaka 1260, kuva muri 538 kugeza mu 1798 muri revolisiyo y'Abafaransa, ubwo ubupapa bwakurwagaho, ariko bukaba bwarongeye guhabwa intebe mu 1929 n'uwitwa Benito Mussolini, umutegetsi ukomeye w'Uburayi, umunyagitugu wo mu Butaliyani. Akaba rero yarasubijeho Vatikani ubu ngubu akaba ari igihugu. Uko niko ijambo ry'Imana mu bahanuzi ritubwira iby'inyamaswa yakomeretse uruguma mu 1798, ariko ikarukira mu 1929. Ubutegetsi bukongera gusubiraho, ariko ntibwasubirana imbaraga nk'iza mbere, kuko mbere bwategekaga isi yose bukica bugakiza, ariko ntibwongeye. Ubutegetsi rero bwiswe Roma ya Gikristo. Twabonye rero ko barenganije abarenga miliyoni 50. Bamwe bashyirwaga intare zikabarya mu nkinamico, abandi bagakerezwa iherezo, abandi bakagirwa abasuhuke. Hari urukiko twabonye rwitwaga excommunication, cyangwa se gucibwa mu bantu burundu, excommunication cyangwa se excommunication.
gucibwa mu bantu burundu, ukaba igicibwa ku buryo n'ukubonye wese agomba kukwicira ubusa. Ni ukuvuga ngo rero urwo rukiko rwabayeho ruhuje na rwa rundi abayuda bari bafite rwitwaga Sanhedrin. Sanhedrin ni urukiko rwaciragaho iteka abatagendera mu byo idini ya kiyuda ishaka, na Yesu nirwo rukiko rwamuciriyeho iteka. Nuko rumuciraho iteka ryo kumubamba hehe? Ryo kumubamba ku musaraba. Turi kumwe? Ryo kumubamba ku musaraba. Hano rero ni ukuvuga ngo uru rukiko rwaje gutuma abapadiri benshi banyuranije n'ubushake bw'iby'amategeko ya papa yashakaga, barimo ba John Hus, barimo ba Wycliffe, barimo abandi, ariko tuza kubona ko habayeho uw'intwari nanone Imana yakoreyemo witwa Martin Luther, kuko igihe cyari kigeze azana ubugorozi. Nuko ibikomangoma byo mu Budage bisuzumye ibye kuko ari Umudage nawe bisanga kuko ari mukuri, bihita bitangiza idini rya giprotestanti. Biravuga ngo natwe nka Martin Luther duhakanye inyigisho za Roma. We protest against the Roman Catholic Church teachings. Hano rero twabonye ko aribwo buryo Imana yashyizeho bwo kugira ngo ako karengane gasa nk'akagabanyuka mu cya 517, nk'uko muri Matayo 24 Yesu yavuze ati ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Iyo minsi y'umubabaro izagira ite? Izagabanywaho. Turi kumwe? Iyo minsi rero yagabanijweho, ntabwo akarengane kakomeje kugira umurego nk'uko kari kameze mbere hose nyuma y'uko Protestant buboneka. Twashuje rero tubona mu by'ukuri umutwe w'abajesuite washyizweho na Ignace de Loyola. Ignace rero de Loyola yari afite intego, kandi nayo ntego y'abajesuite kugeza n'uyu munsi, yo kurwanya icyo bita reformation, anti-reformation cyangwa se anti-protestantism, kurwanya ubuprotestanti. Kandi koko ibyo baje kubigeraho kuko Martin Luther na John Calvin n'abandi batandukanye bamaze gupfa, abana babo bakomokaho, ab'igisekuru cyabo nabo babwirije ubutumwa babakomotseho, ubu protestanti bwasigaye ari ku izina gusa kugeza ahagana mu myaka y'1800 gukomeza. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba ibyo kwamamaza ukugaruka kwa Kristo kwa kabiri igihe byatangiriye. Ese bihura n'ubuhanuzi bite? Turareba ubutumwa bwo kwezwa k'ubuturo bwavuzwe mu buhanuzi bwo muri Daniyeli 8:14 nk'uko twabisomye. Aransubiza ati ibizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Turi kumwe? Bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kugira gute? Kwezwa. Uwo ni Daniyeli wabihanuraga, ariko akaba yarahanuye iby'ibijyanye n'iminsi y'imperuka. Noneho tukibaza, ese iyi minsi yagombaga gutangira kubarwa ryari? Ese yagombaga kurangira ryari? Ese koko ni iminsi isanzwe 2300? Oya, nk'uko ubuhanuzi bubivuga, ikimenyetso cy'iminsi cyangwa umunsi mu buhanuzi, umunsi uba uhagarariye umwaka iyo ari mu buhanuzi. Ariko naho mu by'ukuri mu minsi isanzwe ni iminsi isanzwe, ariko umunsi uhagarariye umwaka mu buhanuzi, nk'uko twagiye tubigaragaza mu byanditswe byera. Hano rero hari iby'iri yerekwa rya Daniyeli yeretswe, ryari iry'igihe gishize kera, cyerekezaga kugeza ku minsi iheruka. Iminsi iheruka yagombaga gutangira ari uko iyi myaka 2300 ya gihanuzi yari kuba irangiye. Ese yagomba gutangira ryari? Daniyeli 8:1. Hano Daniyeli yahawe yerekwa mu mwaka wa 3 w'ingoma ya Belushazari, umwaka wa nyuma w'ubwami bw'i Babuloni. Turi kumwe? Hari mu ngoma ya nyuma y'ubwami bw'i Babuloni kuri uyu mwami Belushazari, muzi ko ari we waje kwicwa n'Abamedi n'Abaperesi,
bagafata ingoma. Ubwami bw'i Babuloni bugereranywa n'intare cyangwa se n'umutwe w'izahabu kuri cya gishushanyo cyo muri Daniyeli 2 bwari kuba burangiriye aho ngaho. Muri Daniyeli 8 umurongo wa 3 kugeza ku wa 14 hari ibimenyetso Daniyeli yaje kwerekwa kugira ngo tuze gusobanukirwa na ririya yerekwa ry'iminsi 2300. Yaje kubona intama, turi kumwe murongo, turi kumwe murongo wa 3 kugeza ku wa 14 abona imfizi y'intama, abona ihene, turi kumwe, abona ihembe rito, abona n'iminsi 2300 kugeza kuri uwo murongo wa 14. Umurongo wa 15 Daniyeli yatekereje iby'ibisobanuro by'izo nzozi. Ese izo nzozi zasobanuraga iki? Yabyibajijeho cyane, nuko ageze ku murongo wa 16 marayika Gaburiyeli atumwa kuza kugira ngo abashe kumumenyesha ibyo yeretswe ibyo ari byo. Turi kumwe. Noneho bigeze ku murongo wa 20 iyi mfizi y'intama yagereranyaga abamedi n'abaperesi. Turi kumwe. Turi kwihuta kuko ntabwo ari ubuhanuzi turi kwiga, turi kugira ngo tugere ku gihe nyirizina twashatse kugeramo cy'ikangura rikomeye cy'igihe cyo kwamamaza ibyo kugaruka kwa Kristo, aho byatangiriye n'ibyari. Noneho bigeze muri Daniyeli 8 umurongo wa 24 haje ihene iza mu mujyi umwe. Noneho iyi hene yagereranyaga ubwami bw'Abagiriki, yagendaga ngo idakoza amaguru hasi. Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 ubuhanuzi buvuga ko Ubugiriki bwagombaga kwiganzura Ubumedi n'Ubuperesi, hagahirikwa ingoma y'Abamedi n'Abaperesi, kandi koko niko mu mateka byaje kugenda. Noneho umurongo wa 8 wa 22 w'iki gice cya 8 ubwo noneho Ubugiriki bwagombaga kwigabanyamo ibice 4. Turi kumwe. Bwagombaga kwigabanyamo ibice 4. Noneho ibi bice 4 ni ukuvuga ngo abagenerali ba Alexander ukomeye, Alexander amaze gupfa yishwe n'inzoga, yishwe no kutagira kwirinda mu buzima bwe, ubwo yaranyoye inzoga z'umurengeri ibibindi n'ibibindi. Umunsi umwe yatumiwe n'inshuti ze bahize bateze, arapfa. Abagenerali be 4 harimo Abaselemakusi n'abandi batandukanye bigabanyije ibirere 4 by'ubutegetsi bwe cyangwa se by'ubwami bwe bw'ingoma ye yo mu isi. Turi kumwe. Noneho hano turi kumwe yemwe. Mu bice 8 umurongo wa 26 na 27 Daniyeli yacitse intege akimara kumva ubusobanuro bw'ibyo marayika Gaburiyeli yamusobanuriye byerekeranye no kwezwa k'ubuturo ndetse n'iby'iminsi 2300. Nuko bigeze mu gice cya 9 iri yerekwa yongera kurihabwa mu ngoma ya mbere cyangwa se mu mwaka wa mbere y'ingoma y'Abamedi n'Abaperesi. Mu gice cya 9 umurongo wa 2 Daniyeli akomeza yiga ubuhanuzi bwa Yeremiya. Yeremiya yari yaravuze bw'imyaka 70 yari yarahawe nk'igihano cy'Abayuda cyo kumara mu bunyage, atekereza impamvu umurwa wa Yerusalemu n'ubuturo bwasenywe nk'uko biri muri Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 11 n'uwa 12. Noneho ageze ku murongo wa 16 kugeza ku wa 19 w'igice cya 9 Daniyeli yatangiye gusenga. Isengesho rye rihishura ukuntu yarahangakiye kumenya neza iby'iminsi 2300 byo mu buhanuzi bikubiyemo n'ubuturo. Aravuga ati ubu buturo buvugwa muri iyi myaka cyangwa se muri iyi minsi 2300 birashatse kuvuga iki? Ubwo rero nibwo marayika yaje noneho araza aramusobanurira. Urumva twasubiye mu iyerekwa rya Daniyeli yagize kugira ngo dusobanukirwe nyuma y'ivugurura rya Giprotestanti ninde waje kuvumbura ubu buhanuzi akanabwigisha. Ese ubuhanuzi koko bwari ukuri? Noneho rero tubare itangiriro, itariki yo guherwaho abantu babara ubu buhanuzi. Daniyeli 9 umurongo wa 22 na 23 Gaburiyeli yaraje aha ubumenyi
Daniyeli bwerekeranye n'iyerekwa yeretswe ry'ubuturo. Turi kumwe, ati nje kugusobanurira, nje kukumenyesha kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Yesu ashimwe. Daniyeli 9:24 aratangira, turi kumwe, aheraho hahandi yasubikiye ubwo Daniyeli yagwaga igihumura akagwa hasi, ubwenge bukazima, marayika noneho arongera ahera hehe hahandi aho yatangiye avuga ngo kandi bizageza iminsi 2,300 uko bukeye bukira, nuko ubuturo bwera buzabone kugira gute kwezwa. Noneho igice cya 9:25 icyo gihe cyagomba gutangirana no kongera gusanwa kw'i Yerusalemu. Birumvikana, bari bari mu gihe cy'ubunyage. Imyaka 70 yahanuwe na Yeremiya yagomba kurangira, noneho gutangira gusana i Yerusalemu, itegeko ryo kubaka Yerusalemu ritanzwe. Noneho byagombaga ko ubwo bagomba gutangira kubara ya minsi 2,300 cyangwa imyaka 2,300. None ikibazo twakwibaza, ese icyo gihe koko kirazwi mu mateka cyabayeho? Igisubizo ni yego, umwaka urazwi, uwatanze itegeko arazwi. Ni ukuvuga ngo rero biroroshye kubara icyo gihe tukamenya aho ibihe biheruka byavuzwe byaje gutangirira. Noneho rero tugasoma muri Ezira igice cya 6:14, hari abami batatu baje gukoreshwa n'Uwiteka. Uwiteka abakoresha kugira ngo bace iteka by'uko Abayuda bagomba gusubira iwabo bakajya kubaka Yerusalemu. Muri abo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 wa Ezira, uwa mbere yatanze iteka ni Kuro cyangwa Cyrus mu mwaka wa 536 mbere ya Yesu Kristo. Umwaka wa 536 mbere yande ya Yesu Kristo. Murumva, Kuro we yari yarahanuwe na Yesaya imyaka 100 atarabaho. Birumvikana, Yesaya aravuga ati dore mpagurukije umugaragu wanjye Kuro, kandi Kuro ntabwo yabagaho. Yesaya aramuhanura imyaka 100 itarabaho. Nuko iyo myaka 100 ishize, Kuro abaho. Kuro aba umwami w'Abamedi n'Abaperesi. Kuro atanga aciteka ry'uko Abayuda bagomba gusubira iwabo bakajya kugira gute, bakajya kubaka umurwa, bakubaka Yerusalemu yasenyutse, bakubaka urusengero. Ezira 6:7-12 habaye iteka rya kabiri ryatanzwe mu mwaka wa 519, ritanzwe na Darius cyangwa Dariyo w'Umuperisi, umwami w'Ubuperisi. Ni ukuvuga ngo nawe nyine urumva Abamedi bavagaho, Abaperesi bakajyaho, bakagenda basimburana ku ngoma, kuko yari amoko abiri nk'uko nabivuze. Ayo moko abiri yavaga inda imwe, bityo akagira ingoma imwe. Bityo rero iyo bamwe bategekaga rimwe bakavaho, abandi nabo barategekaga basimburana. Noneho itegeko rya kabiri, iteka rya kabiri ryatanzwe muri 519 na Dariyo w'Umuperesi. Ezira 7:7-21 habaho itegeko teka rya nyuma, ari naryo ryatanzwe na Artazerusi w'Umuperesi nawe mu mwaka wa 457. Uwo mwaka wa 457 niwo iminsi 2,300 yatangiriyeho kubarwa, kuko avuga ngo nuhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu ni muri 457 mbere ya Kristo. Noneho rero nibwo itegeko teka rya nyuma rihamya ndi yose ryaje gutangwa. Yerusalemu itangira kubakwa na ba Nehemiya na ba Ezira n'abandi batandukanye, nubwo hari mu gihe cyo kurwanywa gukomeye. Ngira ngo iyo niyo tariki yo guheraho tubara iminsi 2,300. Noneho rero uko iyi minsi 2,300 igabanijwemo ibice, turi kumwe yemwe? Ubu ni ubuhanga, kubera ko ubuhanuzi buzana nk'imibare, bukazana gutekereza. Niyo mpamvu abaswa bahindagurika bakayoba. Petero yavuze ngo nk'uko bagoreka ibyanditswe bindi, barabisoma nyine bakumva iyi minsi se ibi niri. Nyamara Imana ni umuhanga, yo ishyiramo imibare
igashyiramo ibimenyetso kugira ngo abantu batazapfa kwigana uko kuri cyangwa se gupfobya uko kuri, kubera ko ku ruhande rumwe birengera ubwoko bw'Imana kugira ngo batajya mu kaga hakiri kare, ku rundi ruhande bigatuma ukuri kw'ijambo ry'Imana kurushaho kugira agaciro, kandi bigaha usoma ijambo ry'Imana kugira ngo afate igihe. Turi kumwe? Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zivugisha mw'iki? Imbaraga. Biradusaba rero kugira ngo ducukumbure turebe. Noneho rero iyi minsi 2300 igabanijwemo ibice. Daniyeli 9 umurongo wa 25. Ibyumweru 70 byari bigabanijwemo ibyumweru 7 n'ibyumweru 62 n'icyumweru kimwe. Muzasome muzabona. Turi kumwe? Ati ibyumweru 70 harimo ibyumweru 7, harimo ibyumweru 62, harimo n'icyumweru kimwe. Turi kumwe? Ibi byumweru 70 ni ibyumweru byahawe abayuda, ni iminsi yahawe abayuda kugira ngo ibyaha n'ibicumuro bigire bite? Bishire, haze gukiranuka kw'iteka n'impongano y'ibyaha ibashe kuboneka ari we Yesu Kristo. Urumva byagombaga kubageza ku gihe cyo kuza kwa Mesiya, ubwo yaraje gucungura abantu. Birumvikana? Yesu ashimwe. Noneho rero mu kubara igice cya 14 umurongo wa 34 no muri Ezekiel igice cya 4 umurongo wa 6, umunsi umwe wa gihanuzi ungana n'umwaka mu isohora ry'ubuhanuzi. Daniyeli 7 urebye kuri Antikristo. Navuga ngo iminsi mwatasi Yerusalemu, iminsi mwatasi Yeriko, mwagiye gutata Yeriko, izahwana n'imyaka mwagomba muzayizengurukamo mu butayu imyaka 40. Turi kumwe? Noneho rero Ezekiel nawe aravuga ati iminsi waryamiye urubavu rumwe ukaryamira n'urundi, uko wirije ubusa iminsi 40, niko bizahwana n'imyaka y'amakuba y'Abisirayeli. Hano rero umunsi umwe, iryo ni ryo hame ubuhanuzi butugaragariza ko umunsi umwe wa gihanuzi mu isohora ryawo ungana n'umwaka usanzwe. Turi kumwe? Daniyeli 9:25. Aha ngaha havuga iby'ibyumweru 7 n'ibyumweru 62 cyangwa se imyaka 483 yageze ku gihe cya Mesiya, ugakuramo imyaka 483. Ni ukuvuga ngo ufashe igihe cya Mesiya ugakuramo imyaka 483, ugera mu mwaka wa 457. Ngo rero tukagira, ni ukuvuga ngo kuva mu mwaka wa 457 iyo myaka iragenda ikagera mu mwaka wa 27 ubwo Yesu Kristo yabatizwaga. Turi kumwe? Baravuga ngo ye Mesiya azasigwa iki? Azasigwa amavuta, will be anointed. Kandi Yesu gusigwa amavuta kwe ni ukubatizwa ubwo yabatizwaga muri Yorodani. Rero kuva muri 457 kongeraho imyaka 483 biratugeza mu mwaka wa 27. Ni ukuvuga ngo rero nibwo Mesiya wasizwe amavuta yabatijwe. Birumvikana? Muri Luka 3 umurongo wa 22 n'uwa 21 n'uwa 22 niho herekana ko Yesu yabatijwe, umwuka wera akamumanukiraho mu ishusho y'iki? Mu ishusho y'inuma. Turi kumwe? Noneho rero ubwo ngubwo hano wakwibaza uti ibyumweru 70 bawe, icyumweru kigira iminsi ingahe? Kigira iminsi ingahe? Iminsi 7. Turi kumwe? Niba rero icyumweru kigira iminsi 7, turi kumwe? Niba icyumweru kigira iminsi 7, turafata turafata 70 dukube kangahe? 7. Si imyaka 490? Iminsi 490 ni imyaka, ibyumweru 70 ni imyaka 490, ni iminsi 490 igahwana n'imyaka 490 na 90. Turi kumwe? Noneho rero imyaka 490 kugira ngo ibe imyaka 483
nuko twafashe ibyumweru 7 tugateranyaho 62, cya cyumweru kimwe tukagira dute tukagikuraho. Ni ukuvuga ngo rero twakubye ibyumweru 70, harimo ibyumweru 69 dukuba n'iminsi 7 ni imyaka 480 n'ingahe n'itatu yagomba kugeza ku gihe cya Mesiya ubwo yasigwaga amavuta. Hari hasigaye icyumweru kimwe gusa cy'imbabazi zagenewe abaki Abayuda. Turi kumwe? Nuko rero icyo cyumweru kimwe cy'imbabazi zagenewe Abayuda, Daniyeli 9 umurongo wa 26 na 27, hagati mu byumweru 70 Mesiya yagombaga gukurwaho, hanyuma agatuma ibitambo n'amaturo byatambwaga birangiriraho. Icyumweru kimwe cyagomba kuva mu mwaka wa 27 kikageza mu wa 34. Hashize imyaka 3 n'igice rero, mu mwaka wa 31 n'igice, mu kwezi kwa gatandatu, nibwo Mesiya yagize ate? Nibwo Mesiya yakuweho. Mesiya yarabambwe ku musaraba, icyumweru kigezemo hangaye hagati. Turi kumwe? Noneho rero hano ku gice cya 9 umurongo wa 27 yagombaga kugirana isezerano n'abantu icyumweru kimwe, ariko hagati mu cyumweru akagira ate? Agakurwaho. Ko niko Kristo yabwirije ubutumwa bwiza. Noneho rero bigezemo hagati aricwa. Abaheburayo 2 umurongo wa 3, Umukiza yigishije mu myaka 3 n'igice, maze intumwa nazo zigisha mu yindi myaka 3 n'igice, kugira ngo ibyumweru 70 bibe byuzuye. Mu mwaka wa 34 nibwo imbabazi zarangiye ku Bayuda, ubwo bateraga Stefano amabuye ndetse bakica n'intumwa zimwe nka Yakobo. Nuko Paulo wari umwe muri abo bicaga intumwa yakiriye ubutumwa, nawe bamurenganije aravuga ati, ubutumwa buvuye kuri mwebwe buhindukiriye abanyamahanga. Turi kumwe? Buhindukiriye abanyamahanga. Hano rero ibyumweru 70 cyangwa imyaka 490 ni iminsi yakuwe mu 2,200. Turi kumwe? Kuko aravuga ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wawe, bikuwe muri ya minsi 2,300. Wafata rero iminsi 2,300 ugakuramo iminsi 490, hasigara iminsi 1,810. Turi kumwe? Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko kuva mu mwaka wa 34 wagombaga kongeraho iyo myaka 1,810, bikagenda bikakugeza mu mwaka w'844, nibwo iminsi 2,300 cyangwa se imyaka 2,300 yagombaga kubirangira. Daniyeli 8 umurongo wa 14 rero, mu muhindo wo mu cya 444, ku iherezo ry'imyaka 2,300 cyangwa iminsi 2,300 ya gihanuzi, nibwo kweza ubuturo bwo mu ijuru, ntabwo ari ubwo mu isi, bwagombaga kubaho. Noneho hagatangira igihe cy'urubanza. Turi kumwe? Igihe cy'iki? Igihe cy'urubanza. Ikibazo rero nibajije kandi nabajije tugitangira ni iki? Ese ko ubuturo bw'i Yerusalemu bwari bwaramaze gusenyuka, ni gute hari kuba hariho ubuturo ku isi? Igisubizo ni oya. Ubanuzi muri Daniyeli igice cya 9 umurongo igice cya 7 igice cya 7 umurongo wa 13 hatubwira ko Mesiya uwo Daniyeli yabonye, umwana w'umuntu azira ku bicu byo mu ijuru, ntabwo yagombaga kuza ku isi, ahubwo yagomba kuva mu ruhande rumwe rwo mu ijuru ajya mu rundi. Niko yabibonye mu iyerekwa. Aravuga ngo, hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye ku bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere. Yesu ashimwe. Hano ntabwo Mesiya yagombaga kuza ku isi nyuma y'iminsi 2,300, ahubwo yagombaga kuva mu ruhande rumwe ajya mu rundi, ariko bikabera he? Mu ijuru,
kuko niho bavuze ngo yaziye ku bicu byo mu ijuru agenda umujyi umwe asanga umukuru nyir'ibihe byose. Uko niko Daniyeli yabyeretswe mu iyerekwa. Ariko bisobanuye ngo Yesu yagomba gutangira umurimo, turi kumwe, umurimo w'ubucamanza cyangwa se umurimo wahera cyane wo kuduhongerera. Turi kumwe, umurimo wahera cyane nibwo wagombaga kugira gute? Nibwo wagombaga gutangira umurimo wo guca urubanza, nibwo wagombaga kugira gute? Gutangira. Yesu ashimwe. Hano rero ngira ngo impamvu twasubiye inyuma, twagira ngo nitwiga tugasobanukirwa n'uwatangije ubu bushakashatsi bw'ibyanditswe icyo byavugaga, akamenya n'impamvu hakwiriye kwamamazwa ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo, yari afite ishingiro ry'ubuhanuzi yari ashingiye. Uku tubisesenguye ni nako nawe yabisesenguye akurikije ubuhanuzi. Uyu nta wundi rero, mu mwaka w'1816 hariho umuhinzi w'umunyamerika wari uhagaze ashikamye, afite umutima wubaha, akaba yaratewe gushidikanya iby'ubutware bw'Imana mu byanditswe, ariko akaba yarifuzaga kumenya ukuri. Niwe muntu watowe n'Imana kugira ngo ayobore iyamamazwa ryo kugaruka kwa Kristo ubwa kabiri. Nk'uko abandi bagorozi byabagendekeye, William Miller mu bihe byo mu bugingo bwe bwa kera yari yararanzwe n'igihe cyo kuba umusirikare, arwana intambara, mena marathon, ndetse agira ubukene kugeza ubwo yabaye demobilize cyangwa yakuwe mu nshingano ze, none hatangira umurimo wo guhinga. Aho niho yaje kwakirira iki? Agakiza. Turi kumwe. Amaze kwakira agakiza, umuryango wari abahinzi, abakene, ariko none aravuga ati ngenda ndashaka kumenya ukuri. None uyu William Miller yaje guhabwa iyerekwa ryo mu byanditswe, ntabwo ari iyerekwa rindi. We yaje gusoma ubuhanuzi bwa Daniyeli, nawe ageze kuri iki gice Daniyeli 8:14 akibazaho cyane, ajya mu buhanuzi afata ibyanditswe bimwe abihuza n'ibindi, rero nk'uko umuryango wabo n'ubundi wari umuryango wa gisirikare, kuko ise yari umugaba w'ingabo mu ngabo zari zarivumbagatanyije. Noneho rero murumva yari yanyuze nawe mu mibabaro myinshi. Umuhungu we nawe William Miller aza kunyura muri iyo mibabaro, ariko Imana iza kumukura aho ngaho imugira umuhinzi kugira ngo ibone aho imuhera, itagendeye ku bwibone bwe bwa gisirikare, ahubwo igendeye ku kwicisha bugufi kwe nk'umuturage. Turi kumwe yemwe? Murumva umurimo ushobora kuba ukora, Imana ishobora kugendera mpaka ikagucisha mu bikomeye, ishaka kugira ngo izagire ikiguhishurira. William Miller bamudemobiliza, ntabwo yari azi ko azahinduka umuntu uzabwiriza ubutumwa uruta abapasiteri n'abapasiteri. Uyu munsi tukaba tukiga aya mateka y'ibyabayeho, ari narwo rufatiro rw'ubutumwa bwaje gutangazwa bwo kugaruka kwa Kristo. William Miller rero yaje kwisunga isomo ryo muri Yohana 5:39, avuga ngo murondora mu byanditswe kuko muzi ko ari mwe mufite iki? Ubugingo. William Miller nawe yaje kurondora mu byanditswe byera, kuko arimo yarazi ko harimo iby'ubugingo. Yaje kwitanga mu gihe cy'imyaka 2. Wowe wiga Bibiliya mu gihe cy'imyaka ingahe? Urambirwa n'umunsi umwe, urambirwa no gusoma agasomo kamwe. Ariko William Miller guhera mu 1816 yatangiye kwiga Bibiliya, ayiga mu gihe cy'imyaka 2, mu 1816 kugeza mu 1818, ayiga arayisobanukirwa, afata isomo akarihuza n'ibindi, agakora ubushakashatsi. Muri iki gihe hari ubunebwe bwo kuba wasoma Bibiliya ukoresheje telefone, wayoberwa ijambo n'umurongo wo ukandikamo amagambo wibuka ukabishaka ukabibona, ariko we yashakashakaga mu mpapuro. Turi kumwe? Agasoma harakavuga ati Mana mfasha kugira ngo nsobanukirwe, menye iki gishatse kuvuga. Ese wowe wiga Bibiliya
ubihuza n'iki? Ubihuza n'amasengesho. Wiga Bibiliya ubihuje n'amasengesho. Noneho rero William Miller noneho yitanze mu gihe cy'imyaka 2 kugeza mu 1818 ageraho yumva ko hafi y'igihe cy'imyaka 25 yaje mu by'ukuri yari amaze ku isi, yaje kubona mu by'ukuri umucyo uruta uwo yari afite. Birumvikana. None rero niki yaje kumenya? Amaze kwiga asobanukiwe na bwa buhanuzi, amenya neza ko imperuka, ibihe by'imperuka ntabwo ari umunsi w'imperuka. Ibihe by'imperuka byari gutangira nyuma y'iminsi 2,300 yari kurangira mu 1840 na kangahe na kane. Avuga ati none ko igihe cyegereje bigende bite? Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 7 n'uwa 8 yabigenje ati yabigenje ati ese yari guceceka? Ese wowe iyo umenye ukuri kw'ijambo ry'Imana ubigenza ute? Haravuga ngo nuko rero umwana w'umuntu nagushyiriye kuba umurinzi w'umuryango wa Isirayeli, nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanjye ubanyihanangirize. Nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we, gupfa kuzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko nuburi ariko amaraso ye niwe nzayabaza. Turi kumwe? William Miller yagize ubwoba, aravuga ati ibi bintu umenye iyaba ntanabimenye. Nuko William Miller atangira kugira ubwoba, ahisha ubwo butumwa muri we. Turi kumwe? Ahisha iki? Ahisha ubwo butumwa muri we. Birumvikana? William Miller rero yaje kwigunga. Turi kumwe? Aza kwigunga. Ibyo bintu arabigumana. Uwo bibwiye umupasiteri akamwita ati ubwo butumwa buvuze bakwica. Ubutumwa buvuze bakwica raka. Kandi yari umumetodiste. Birumvikana? Yari umumetodiste. Babandi babwirizaga ubutumwa bakoresheje metode itandukanye n'iyindi abandi bakoresha. Noneho rero ni mu gihe yari mu bwigunge bwa bene se, kuko bari bamuhahanye bavuga bati oya ibyo bitekerezo bisubize hirya. Yiyumviraga uguhamagara kw'Imana. Imana yaramuhamagaye ngo akore umurimo, ariko yabwira bene se bakamubwira bati no, ntabwo ari byo. Ari naho Miller yiyemeje kugaragaza ibitekerezo bye byeruye. Aravuga ati aho kugira ngo ukuboko k'Uwiteka gukomeze kundemerere, ngiye kugaragaza ibi bitekerezo uko biri kuko nuko bimeze. Icyo gihe yari afite imyaka 50, atamenyereye kuvugira ku karubanda, kandi aremerewe nuko adakwiranye n'uwo murimo Imana yari yamuhaye. Yumvaga asuzuguritse. Ntabwo yari amenyereye kujya ku karubanda ngo avuge nk'abapasiteri bandi. Nuko aratangira ati nzanyura he? Nzabinyuza he? Ariko guhera mbere gukora kwe kwagiye kumugisha mu buryo bwo gukiza imitima. Abo yabwiraga n'ijambo na rimwe baravuga bati umwuka w'Imana kuri, bakihana bagahindukira. Uko niko umwuka w'Imana ntabwo bisaba kugira ngo uvuge n'amagambo menshi. Ushaka kwihana we areba n'akantu gato gusa. William Miller rero yari afite iyo mpano. Birumvikana? Kubwiriza kwe kwa mbere kwakurikiwe no gukanguka kw'amadini, imiryango 30,000. Habuzeho abantu babiri. Habuzeho abantu bangahe? Babiri. Muri iyo miryango 30,000 babiri gusa bo muri iyo miryango batarimo. Iyo miryango yose yarahindutse iri hano. Turi kumwe? Imiryango 30,000. Urumva yabwirije ubutumwa mu buryo bukomeye cyane. Noneho ahita asabwa kujya kubuvuga n'ahandi hantu. Kandi hafi y'ahantu hose umurimo wateye ikangura mu murimo w'Imana. Abanyabyaha barahindutse, abakristo barahagurutse mu buryo bwo kwitanga bukomeye.
abakanamana n'abatizera berekejwe ku kumenya ukuri kwa Bibiliya n'idini rya Gikristo. Intambara ikomeye, paje 331, nibwo aya magambo niho wayasanga. Rero William Miller yakoze umurimo ukomeye, ariko noneho awukora rimwe na rimwe acika intege, ariko ataragaragaza ibitekerezo by'ibyo kugaruka kwa Kristo, by'ibyo yavumbuye mu buhanuzi. Noneho rero bigeze mu mwaka w'1833 haje kubaho ikimenyetso gikomeye cyari cyavuzwe muri Mariko 16:15-16 yuko inyenyeri zagombaga kugwa nk'ikimenyetso nacyo cyerekana kugaruka kwa Kristo. Icyo gihe haguye inyenyeri nyinshi cyane mu nyanja ya Pacifique, ziragwa, abantu baravuga bati imperuka irageze muri iryo joro. Ndetse abanyamakuru bandika ibitabo, ahandi baravuga bati twabonaga ijuru rigiye kutugwira, nyaboneka Kristo agiye kugaruka. Ariko ubuhanuzi Yesu yari yavuze ngo icyo gihe ukwezi ni kuzaba umwezi wako, n'izuba rizijima, hanyuma inyenyeri zizamanuka zigwe hehe? Zigwe zivuye mu ijuru. Turi kumwe? Ubwo nanze gusubira mu bimenyetso nkuko nari nabivuze. Muribuka iby'umutingito mu mwaka w'1855 wabaye i Lisbonne, igishitsi cyitiriwe Lisbonne cyanyeganyije Uburayi, Amerika na Afurika ndetse na Aziya, ariko cyane cyane Lisbonne, uwo mujyi waraguye uragwa hasi burundu. Turi kumwe? Icyo cyari ikimenyetso mu byo Yesu yavuze. Mu cya 780 nibwo ukwezi n'izuba byaje kwijima. Hari hasigaye ikimenyetso kimwe rero cyo kugwa kw'inyenyeri mu mwaka w'1833. Miller ubutumwa kugwa kw'inyenyeri byamuhaye ubushobozi n'ububasha no gutinyuka, aravuga ati ndategereza kandi Yesu azagaruka nkiri aha ngaha, ubutumwa buzahabwa abandi. Nuko aravuga ati reka mbwirize iki ubutumwa, ndabona igihe kigeze, dore ikimenyetso cya nyuma mu byaremwe mu byo Yesu yavuze. Inyenyeri ziraguye, nta kindi ntegereje. Nuko ahabwa uburenganzira mu itorero rye ry'Ababatisita yari arimo, noneho atangira kubwiriza aho yari abereye umwizera. Umugabane munini w'ubugabura bwe mu itorero rye ndetse n'abemeye umurimo we waje gukorwa cyane, ahawe uburenganzira. Ubwo burenganzira butuma arushaho gukora no kugira iki? Imbaraga. Mumbabarire, nari navuze ko ari umumetodiste, umubatisita, sibyo? Noneho rero agira imbaraga, arabwiriza. Noneho rero ahera aho ngaho sasa. William Miller ahereye aho ngaho yaje kuvuga iby'iminsi 2300, atangira kubwiriza. Abantu barakangarana, aravuga ati mu 1844 imperuka izatangira, ibihe by'imperuka. Turi kumwe? Kuko ubuhanuzi buvuga ngo ntazacaho iminsi 2300, uko bukeye bukira ubuturo bwera buzabone kweza. Aravuga ati ubuturo bwe Yerusalemu bwarasenywe. None ubuturo ni iki? Igitekerezo cyari kiriho muri rusange muri icyo gihe cyari uko ubuturo yari iyi si. Birumvikana ko Yerusalemu yo mu buturo bwo mu isi bwari bwaramaze gusenywa mu mwaka wa 70, haciyeho imyaka 1,100. Birumvikana. Noneho rero abantu bari barafashe igitekerezo rusange ko ubuturo buvugwa ari isi. Nuko nawe agendera muri icyo gitekerezo, ntiyacukumbura birenzeho ngo yumve ko muri Daniyeli 7:13 havuga ko umwana usa n'umwana w'umuntu yagomba kuva mu ruhande rumwe rwo mu ijuru ajya mu rundi, asanga umukuru nyiribihe byose. Turi kumwe? Nuko rero aravuga ati mu cya 844 ubuhanuzi yari yabwize neza, ariko agendera kuri icyo gitekerezo cya rusange. Noneho ayobaho gato ngo Yesu Kristo azagaruka mu cya 844, bashyiraho n'amatariki ku itariki 22 z'ukwa 10 icya 844, kuko byahuraga n'itariki abayuda batashye bajya kubaka hehe? Yerusalemu, bajya kuyisana. Nuko rero ushobora kuba ufite ukuri, ariko iyo utagomeze kwisunga umwuka w'Imana ukaba wavangamo igitekerezo cya kimuntu,
Imana nayo ikabyemera kugira ngo ugerageze kwizera kwanyu. Birumvikana yemwe? Ariko Imana yashyigikiye uwo mucyo kubera ko n'ubundi wari umucyo ukura abantu hehe? Mu mwijima bari barimo, mu mwijima w'icuraburindi. Noneho rero uko niko ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo bwatangiye kubwirizwa mu cya 833. Turi kumwe? Mu cya 833, nyuma y'uko inyenyeri zigwa, ubutumwa butangira kubwirizwa. Turi kumwe? Hano rero ibintu bibiri byagombaga kubaho mu gihe cyo kwamamaza ubutumwa. Nuko mu by'ukuri abamarayika aribo bakomeje gushorera iki? Ubwo butumwa. Birumvikana? Noneho William Miller yamamaza ubutumwa, nuko imbaga nyamwinshi irabwumva. Imbaga nyamwinshi imaze kubwumva, baba pasiteri bamuhaye uburenganzira, bamuhaye icyangombwa cy'umubwirizabutumwa w'umukorerabushake, baravuga bati ubutumwa turabwumva ni ukuri, ariko se ko abantu bari kumukurikira, bari kumwumva cyane, twebwe ntibashaka kutwumva. Ndagira ngo babwire ba pasiteri, none se niba mutavuga ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana, mwibwira ko Yesu yavuze ko n'amabuye azavuga? Imana izahagurutsa n'abandi bantu bavuga ukuri batigeze berezwa ubupasiteri, maze baze bavuga ukuri, bakoze isoni babandi berezwa ubupasiteri ariko badashaka kuvuga ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Hanyuma ikizakurikiraho nuko baba pasiteri bazarakara. Birumvikana? Nk'uko abatambyi barakariye Yohana Umubatiza kugeza n'ubwo ntacyo bakoze ubwo Herode yamucishaga iki? Igihanga. Barakarira Yesu kandi yaravugaga iki? Ukuri. Bo ukuri batashoboye kubwira abantu kandi bakuzi, bararakara bumvise hari umuntu ukuvuga. Baratangira bati uyu muntu agiye kutumaraho abantu. Kandi se Yesu yigeze abwiriza avuga ngo abantu ndabatwaye? Reka da. William Miller rero nawe nta gitekerezo yari afite cyo gushinga idini. Yari umubatisita, umuprotestant w'umubatisita, ubatiza mu mazi menshi. None yarangije abwiriza. Icyo gihe wahabwaga icyeti cyangwa se icyangombwa cyo kubwiriza, ukabwiriza amatorero yose ya giprotestanti, usibye amazina yabaga atandukanye ariko bizeraga kimwe. Urabyumva? Akajya ahagiye muri buri torero, abanyemo abapresbyteriani bakamuha umwanya, ababatista bakamuha umwanya, bangirikani bakamuha umwanya, abaluteriyani bakamuha umwanya. Noneho yarangije abantu baramutega amatwi, abandi batuzaze, abandi batuzaze, abandi batuzaze. Igihe kigeze bati uzaze dukora amateraniro yo yacu tujye ku karubanda. Nuko kubera ko yari umupasiteri wahawe uburenganzira, ajya no ku karubanda atangira kugira kubwiriza. Baba pasiteri bo mu baprotestanti babonye ko ubwo butumwa batari bubahagarika, kuko mu butumwa buvuye mu ijuru, bati icyamufasha nuko tumuce. Bamuciye bamujije iki? Bamuciye bamujije, nibo bamuhaye uburenganzira, ariko ni Imana yari itanze uburenganzira, kuko nibwo Imana ishobora kubyuririraho igatanga akarongo ko kugenderaho. Barangije babonye ko batari gusubiza inyuma ibyo ngibyo, kuko bari bashorewe na Satani, batangira bati abakristo bazatuvaho, bazatangira kutugira icyizere gike, bati mu muce. Basubira mu byo Kiliziya Gatolika yakoreraga abaprotestanti cyangwa se abihakanye inyigisho zabo, baramuca, bamuvuga ko ari umuyobe kubera ko ari mabwiriza abantu iby'ubutumwa bugura ko kwande kwa Kristo, ariko byari bifite igihamya. Imana niyo yashoreye urwo rugaga rwa William Miller, abamirerite. Ni Imana yabashoreye kuko bavumbuye ibyari bihishe mu gihe kirekire. Imana rero dufasha kugira ngo dusobanukirwe n'ayo mateka, noneho gutaha tuzarebe ni butumwa ki bwabwirijwe icyo gihe. Hari marayika wa mbere na marayika wa kabiri. Ibyashuwe 14 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Marayika wa mbere na marayika wa kangahe? Wa kabiri. Rero William Miller yabwirizaga ubutumwa bwa marayika wa mbere.
nimwubahe Imana muhimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigeze gite gisohoye. Yesu agiye kugaruka mu cya 144, ariko we ntabwo yari azi ko ahubwo hari igihe cyo guca urubanza mu ijuru, mu buturo bwera bwahe bwo mu ijuru. Ubuturo bwagombaga kwezwa n'ubwo mu ijuru. Bisobanuye ngo Yesu yagomba gutangira umurimo wo guca imanza ibyaha byose by'abihamye uhereye ku mukiranutsi Abeli, bigenda binyurwamo abatarihannye nabo. Niyo mpamvu Daniyeli yavuga ngo igendere kandi uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nigira ite nishira. Bisobanuye ngo ibyaha by'abicujije bose uhereye kuri ba Abeli kugeza kuri abo ngabo b'abakurambere bose byagomba gutegereza iyo minsi yashira, urubanza rugatangira hehe mu ijuru, urupapuro ku rundi, kesi ku yindi, urubanza ku rundi, abapfuye barapfuye bagacibwa urubanza barapfuye. Daniyeli rero kuko yari yakiranutse yagomba guhagarara hehe mu mugabane wo gukiranuka. Iyo minsi yiwe yagomba kubishize iminsi 2200. Imana rero dufashe, ubutaha tuzahera ku butumwa William Miller yabwirije, ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Icyo gihe bitwaga abadivantiste b'umunsi wa mbere, basengaga ku cyumweru. Ntabwo bari bakamenya umucyo wo gusenga cyangwa se kuruhuka isabato, ntabwo bari bakavumbuye ngo bacukumbure, kuko ukuri kwapfukiranywe mu bihe birebire mu gihe cy'ubutegetsi bw'ubupapa mu myaka 1160. Kubivumbura ntabwo byasabaga umunsi umwe, byasabaga igihe kirekire. Rero nk'uko umucyo umurika guhera mu gitondo ukageza ku manywa y'ihangu wamuritse cyane, niko ukuri kwagomba kugenda kumurika gake gake. Ndahamya ko n'uyu munsi abantu batarasobanukirwa 100% mu buryo bwuzuye n'ukuri kuzuye, kuko hari ukuri kugihishwe kugipfukiranya abantu bataramenya. Niba rero hari ukuri utaramenya, shakisha mu byanditswe byera. Niba hari ibyo usoma ukabitabisobanukirwa, uko ni ukuri gupfukiranye ukwiriye gusobanukirwa. Ariko Imana ishimwe kuko yamaze kuguhishura, ahubwo yaraguhishuye. Ikibazo nuko abantu badasoma. Imana iguha umugisha, nanjye mpa umugisha, twese duhana umugisha kuba twumvise aya mateka yo mu gihe cya William Miller, umuprotestanti wahagurutse kugira ngo atangize ikangura n'ivugurura mu gihe cye. Niyo mpamvu yiswe umugorozi ukomeye. N'undi abaprotestanti bitwaga abagorozi. Ni ukuvuga ngo kuko bagororaga ibyari byaragoramye. Imana rero dufashe iduhe kumenya, kuko ibi ndagira ngo nsubize na wa muntu wavuze ati tubwira amateka y'ibyijwi rirenga. Ntabwo twasimbuka, nk'uko tutari kuvuga ibya William Miller tutabanje ku gusanwa kwa Yerusalemu n'icy'ubuhanuzi bwavugaga. Imana rero dufashe iduhe kunesha kugira ngo ibi bitwubake, tureke kujarajara. Birumvikana, tureke kujarajara, kuko ubuhanuzi ni itabaza, ni umucyo umurika. Birumvikana, ni umucyo umurikira ahacuze iki? Ahacuze umwijima. Imana rero idufashe, nibyo nsaba namwe mbasabira mu izina rya Yesu. Amen. Gusoza n'indirimbo indirimbo ya 40 twese duhagaze.
dusenge. Data wera, urakoze ntawarondora ineza yawe n'urukundo rwawe. Tugushima ukuntu umwuka wera yadufashije tukabasha kwiga iri jambo ryawe ryerekeranye n'ubuhanuzi n'amateka y'ibyabayeho mu gihe cya giprotestanti, aho ubutumwa bwo kubwiriza ibyo kugaruka kwa Kristo k'umukiza begereje butangijwe na Mwendata watabarutse ku rugamba ariwe William Mirere. Turagushimiye cyane cyane kubw'uwo mucyo watugezeho mu ijambo ryawe, tubasha kumenya iby'ubuhanuzi, tukamenya aho duhagaze, izina rya rihabwa icyubahiro. Turasaba kugira ngo umwuka wera akomeza kwivanga muri iyi nyandiko, maze aya majwi n'amashusho bibashe gukiza benshi. Abazabyumva mwami, zabatera umutima wo gucukumbura nka William Mirere, bamenye iby'agakiza kawe. Turakwinginze bizaro dufashe niba kwingira bose, tukwambarije mu izina rya Yesu, amen. Yes.